kandi ni wowe wantumye nkomereza kugira ngo mbwire abantu ijambo rye ry'ukuri. Mwami Imana, urebe uno muntu uri hano hantu uteze amatwi ijambo ryawe, umuha imbaraga, umuha urukundo rwo gukunda ino channel, kandi akore subscribe kugira akomeze abane natwe komeze duhumekere mu mwuka, kandi ijambo ryawe rikomeze riri muri twe umunsi ku wundi, duhugurane kugira ngo uduhe imbaraga zo kuzinjira mu bwami bwawe. Mu izina ryawe rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Amahoro y'Imana. Welcome to Gorilla Gospel TV. Twongeye guikaze nshuti wo kurikiye Gorilla Gospel TV. Nimba ko subscribe, tukwifurije umugisha kandi duha tugusengera ko bwishwe bukeye. Kandi nawe nimba ari bwa mbere ugeze kuri iyi channel wigira ubwoba, iyi ni chaîne ifasha mu bijyanye n'ijambo ry'Imana. Twebwe twiyemeje guhaguruka kugira ngo tuvuge ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntacyo tugabanyijeho nta n'icyo twongereyeho, kugira ngo abantu b'Imana bamenye ukuri, bamenye icyo Imana ishaka, kubera ko turi mu bihe bigoye kandi bikomeye. Turi mu gihe abantu bakeneye kumenya kuri kw'ijambo ry'Imana kugira ngo bamenye uko bitwara. Turi mu bihe abantu bakwiye kwitwararika. Turi mu bihe Satani yahagurutse arimo arakora cyane. Niyo mpamvu natwe duhagurutse kugira ngo tuvuge kuri kw'ijambo ry'Imana, tubohore cyangwa se tugarurire uroho z'abantu ku Mana, tugarurire roho z'abantu ku Mana. Niyo migambi yacu. Urakoze rero gukomeza kuduha umwanya ubana natwe. Ni iby'agaciro kuri twebwe kandi nawe ni iby'agaciro kuri wowe kuba wabana natwe. Kora subscribe kugira ngo urusheho kwinjira mu muryango mugari wa Gorilla Gospel TV Show. Akaba ari umuryango nyine w'abantu biyemeje kubaha Imana ndetse no kugendera mu nzira nziza kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Ni byinshi Imana yaduhishuriye. Rero uyu munsi twatujya kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga byibura ku bintu bitanu bishobora kuba byaranga itorero byibura riri mu murongo Imana yishimira. Ubushize twaganiriye ku bintu bitanu ushobora gukora kugira ngo uzabona ijuru. Mu by'ukuri twagiye tuvuga yuko hari ubwo abantu bavuga ati kuba warize Yesu Kristo birahagije, kuba waramwakiriye muri we birahagije, ariko twebwe tuza twongera ijambo rivuga ngo kuba warize Yesu Kristo yego ni byiza, ariko nanone kwizera, ijambo rya Bibiliya riravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Reka rero mubwire ngo iyi mirimo bavuga ni ya myitwarire, ni bya bikorwa bituranga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aho ngaho rero niho Bibiliya ivugira ngo kwizera kutagira umurimo kuba gupfuye. Ni ukuvuga ngo ntabwo bishoboka ko wakwizera Yesu Kristo ariko nanone ugasanga uri wa muntu ukora imirimo nk'iyo abatamwizera bakora. Hari ijambo umuhanga umwegeze kuvuga, aravuga ngo nujya gukora ikintu ujye ubanza utekereza inshuro 7, cyangwa se nujya kuvuga ijambo ujye ubanza utekereza inshuro 7 kugira ngo ubwonko bwawe bukwemeze neza yuko iryo jambo ugiye kuvuga ridashobora kugira ingaruka mbi ku bantu. Yesu Kristo rero nawe arakubwira ati ni ngenzira kuri n'ubugingo. Mu yandi magambo ati nunyura muri we uzagera kwa Se wo mu ijuru, cyangwa se uzagera mu ijuru. Reka nkubwire rero ngo kwizera Yesu Kristo ntago ari ibintu bihagije, ahubwo kwizera Yesu Kristo warangiza ukanamwemerera, ukemerera mwuka wera muri we. No kuvuga ngo Yesu Kristo nubundi niwe mwuka wera. Niyo mpamvu Yesu Kristo amaze gupfa, niyo mpamvu mwuka wera yaje. Niyo mpamvu Yesu Kristo mwuka wera atigeze aza mbere yuko Yesu Kristo aza. Turaza kubibonera hamwe mu magambo tugenda tubona ukuntu byari bigoranye cyane ku bantu bagendanaga na Yesu arizo ntumwa zera kuba zabasha gukorera Imana. Nejo twabiganiriyeho tuvuga ukuntu intumwa nubwo zagendanaga na Kristo ariko ntabwo zari muzimuzi. Niyo mpamvu Yesu Kristo rero yagendaga azibaza ibintu bigiye bitandukanye kandi agira ngo arebe koko ko zamumenye. Natwe turagira ngo twonye tukubaze, ese koko wamenye Yesu? Ushobora kwibwira ngo ndamuzi kandi ndamwizera ngo ibyo birahagije. Hoya, umuntu wamenye Yesu
yemerera na mwuka muri we wera kugira ngo azamuyobore. Twemererwe kuyoborwa, ngo niba tuyoborwa n'umwuka, uko niko ijambo rivuga, ngo niba tuyoborwa n'umwuka koko tugomba gukora ibyo mwuka ashaka. Haleluya! Ntabwo waba uyobowe n'umwuka wera warangiza ugahindukira ugakora ibidashimwa n'Imana. Hoya, kuko niko kamaro ka Yesu, niko kamaro ka mwuka wera. Reka nongere nkubwire ngo abantu benshi bakunze kwifata bakavuga ko mwuka wera ari wa wundi abantu bajya bagira gutya bakicugusa. Ndongera nkubwire ngo ntago ariko kuri, ahubwo mwuka wera ni cya gihe wumva umaze gukora icyaha ukumva umutima urakuriye, ukumva ufite igono, ukumbura ubabajwe n'uko wakoze icyaha. Ni cya gihe Imana igufasha ikaguha imbaraga zo gukora ibyo abana b'abantu batakora. Nababona bahaye urugero rw'intumwa za Kristo, aho zari zikingiranye mu nzu yo hejuru nyuma y'uko Yesu Kristo amara gupfa. Zari zifite ubwoba kandi zivuga ati natwe baratwica kuko uwo twakurikiye bamwishe. Nuko rero igihe kimwe mwuka wera bamanukiye, twarabiganiriye tubivuga ndabivuga mu ncamake. Mwuka wera amaze kubamanukira, ba bantu bari bafite ubwoba bahise basohoka bashira amanga. Uko niko Bibiliya itubwira. Bamaze gusohoka bashize amanga, batangiye kwamamaza wa Yesu babambye badafite ubwoba, bavugaga amagambo y'ubwenge. Mu gihe abantu b'ubu ngubu birirwa batubeshya ngo mwuka wera ngiyaje ngo uratigita. Hoya, uriya si mwuka wera. Reka mubwire ngo uko umuntu yaguhanurira kose ntago bivuze ko ari umuhanuzi w'Imana, kubera ko hari abantu muri iyi si buzuye dayimoni n'amashitani menshi cyane, kandi dayimoni ndetse n'abazimu babasha kureba ibyahise n'ibizaza, kuko baba bamaze kwinjira muri state ibasha gusobanukirwa ibyo abana b'abantu bambaye umubiri batabasha kubona. Reka nkubwire ngo nshuti mwene data, ukwiriye kwitondera byinshi mu byo ubona, ahubwo ugashira imbere gusoma ijambo ry'Imana, ndetse ugashira imbere no kumva ijambo ry'Imana ry'ukuri kandi ry'umwimerere, cyane cyane ko muzajya muri sanga hano kuri Gorilla Gospel TV show. Nkuko nababwiye rero uyu munsi insanganyamatsiko yacu iraganira ku bintu bitanu byibura itorero rizima rishimwa na Kristo rishobora kuba ryujuje. Icyambere itorero rizima rishobora kuba ryujuje nuko rikwiriye kuba ryizerera muri Yesu Kristo. Bishatse gusobanura iki? Kwizerera muri Yesu Kristo kuba wemera Yesu, ukemera n'ibyo yakoze, ukemera n'agakiza yaguhaye, ukemera n'umuzuko, ukemera nuko yatubambiwe kandi akadupfira kubw'ibyaha byacu. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Kwemera Yesu Kristo rero, idini ryemera Yesu Kristo ni idini ryigisha abayoboke baryo ubuzima bwa Yesu Kristo, ndetse n'imibereho, ndetse n'ukuntu yitwaraga, ndetse rigashishikariza abantu kugendera mu nzira imwe nk'iyo Yesu Kristo yagendeyemo ubwo yari ari mu isi. Ikintu cya kabiri twirukanka cyane, harimo kuba iryo torero ryagendera ku byanditswe byera. Iryo torero rero rishimwa n'Imana nanone riba rigomba kuba rigendera ku byanditswe byera, ari ryo Bibiliya. Kuko reka nkubwire ngo Bibiliya ni igitabo kirimo ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye Imana yagiye iganira n'abantu. Harimo ibintu bigiye bitandukanye, ndetse n'abantu bagiye batandukanye bagiye bahura n'Imana, Imana ikabaha inspiration cyangwa se ikabahishurira kugira ngo Imana igende ibigisha, ndetse n'ukuntu bagenda bigisha abandi. Ni byiza rero ko itorero nyatorero riyobowe n'umuntu uri munsi y'imbaraga z'amaraso ya Kristo, ari wa muntu ubasha kugendera ku itorero, aho kugendera ku marangamutima ye ndetse n'ibintu byadutse bisigaye byirirwaho byitwa ibitangaza. Abashumba benshi barashaka muri 2:10 gusa yaguhumuriza. Yego ni byiza guhumurizanya muri uru rugendo, ariko nanone reka nkubwire ngo ikintu cya mbere Imana yibanzeho ni ubugingo bwawe. Itorero ritakugaburira ibihumura ndetse n'ibyunyuguza mu bugingo bwawe, iryo torero ntabwo aba ari itorero ryiza. Nyaboneka ubaye uhora wumva itorero ryawe ari itorero risa nkaho riri muri ambiance, ritavuga ku ijambo ry'ubugingo ndetse ritabara ubugingo, nakubwira ngo ahantu uhagaze ntabwo ari ahantu ukwiriye kuba uhagaze, kubera yuko ntabwo hazakugeza ku bugingo bwera. Ikintu cya gatatu rero itorero rishimwa n'Imana rigomba kuba rifite
rigomba kugira guterana kwera. Guterana kwera ariko kukaba gukubiyemo imbaraga. Haleluya. Guterana kwera bikaba bikubiyemo imbaraga mu bijyanye n'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo guterana kwera, abantu iyo bahuje kandi bose bemereye Kristo kuba yaba muri bo, bose bagahuza, iyo bahuje bagasenga, hari ikintu gikomeye Imana ikora. Niyo mpamvu yego guterana kwera ari kwiza, ariko nanone birasaba yuko wowe unteze amatwi ugomba gukurikira ukamenya ngese hano hantu ndi, abantu turi hamwe ni abantu bafite umwuka wera, ni abantu bayobowe n'Imana. Ese umushumba uri kudushumba ni umuntu koko ufite umwuka w'Imana? Kubera yuko, reka nkubwire impamvu ndi kubwira ibi ngibi, nuko uyu munsi wa none ibintu byarahindutse. Abantu basigaye bahaguruka bakagenda bakajya gushaka imbaraga z'abadayimoni ndetse n'imbaraga mu bapfumu, kugira ngo baze batangire kuhanura ndetse baze batangiye gukora ibisa n'ibitangaza, kandi atari ibitangaza, rimwe na rimwe abari n'imitwe cyangwa se ibintu bagenda bakora ariko bitagomba kuramba kubw'imbaraga baba baragiye bahabwa kugira ngo baze bemeze abantu. Ni ngombwa yuko rero wowe mu Kristo usenga cyane kugira ngo Imana iguhishurire abakuyoboye, ndetse nusanga ari abantu batagenda mu murongo wa Kristo cyangwa se mu nzira ya Kristo, nakugira inama yo guhindukira ukava mu itorero. Reka rero itorero ryiza rirangwe no kuzuzwa umwuka wera, abantu barimo barangwe no kuba bafite umwuka wera. Igihe cyose rero iyo bateranye kandi bose buzuye umwuka wera, Imana ibana namwe. Niyo mpamvu iyo mumaze kubana namwe, Imana ikora icyo mwayisabye kandi ikabaha imbaraga nk'uko yagiye iziha intumwa za Kristo. Icya kane rero ari nacyo gikomeye, gufashanya. Haleluya. Gufashanya mu bifatika hagati y'abashumba n'abakristo. Ni byiza yuko abashumba b'amatorero bagomba kumenya yuko ari inshingano zabo gufasha abakristo bari muri bo, ndetse n'abakristo bakaba bamenya yuko bafite inshingano zo kuba bafasha abashumba mu gihe hari ikibazo kandi batabasha kuba bakwikemurira. Ni byiza ko abashumba cyane cyane mufasha abakristo banyu kugira ngo mubasayidire muri uru rugendo turimo muri ubu buzima. Uru ni urugendo duhuriramo n'intambara nyinshi zigiye zitandukanye, ni urugendo dukora, ariko mu by'ukuri dukeneye abantu badutsindagiza. Nicyo Kristo yaziye muri iyi si, ndetse nacyo n'intumwa zabereyeho, ni ukugira ngo zamamaze ubutumwa. Ariko noneho ubutumwa bwa mbere zigomba kwamamaza ni ubutumwa bw'urukundo. Ni ukuvuga ngo bagomba kubanza gushira hamwe mu itorero ryabo, bagakundana kandi bakamekinga sure yuko nta muntu uri muri bo ufite ikibazo. Birababaje kuba wajya mu itorero urivuga ngo waburaye, birababaje kuba wajya mu itorero uvuga ngo wabuze n'ibiryo warya, kandi nyamara mu itorero abantu batuye amaturo menshi yose akajya mu mufuka wa pasiteri cyangwa se wa padiri, ku buryo uwo mushumba aba adafite n'umutima wo gusubiza ubwenge inyuma ngo avuga ati nyamara nubwo nyoboye itorero hano hari abantu baje gusenga Imana basaba ibyo kurya cyangwa se ibyo kwambara. Ibyo byose ni byiza yuko umushumba yatangira kujya atekereza ku bantu be, akabakunda nk'abana be yikuriye mu nda, akajya bakunda nk'aho ari ubwe ku giti cye, nk'uko Kristo yavuze ngo ushaka kuba mukuru muri mwebwe azace bugufi akorere abandi. Bitandukanye n'ibyo tugenda tubona henshi ku bashumba bagiye batandukanye kuri isi ndetse no mu gihugu cyacu, aho usanga umushumba yigize nk'Imana cyangwa se agatangira kwitwara nk'umuntu udasanzwe, ndetse no kuba wamubona bikaba ikibazo. Hari byinshi nagiye mbona, ugasanga niba umukristo agize ikibazo we atanakeneye nuko ari amafaranga agikemura, ahubwo gikenewe n'amasengesho. Ugasanga wa mushumba wawe ntushobora kumubona, ahubwo umushumba akeneye kubonana n'abantu bamubwira imishinga myiza ndetse n'ahantu yakura inyungu. Ni byiza rero unteze amatwi ko ukanura amaso cyane ugashaka aho wagiteranira hafite
urukundo, harangwa n'urukundo kandi ukabibona ko urukundo ari urukundo rukunze bose rutagira umupaka, apana bya bindi byo kurobanura bamwe bakigira imandwa ndetse bagashaka kuba ari bakunda kugaragara cyane, ahubwo gushira hamwe nk'abakristo nicyo kintu cyonyine cyatuma guterana kwera kumanukirwa n'imbaraga z'umwuka wera, ndetse agatangira gukora byinshi bigiye bitandukanye. Turi mu bihe bya nyuma rero, wowe nteze amatwi reka nkubwire ngo kanguka, kandi nkwibutsa yuko idini cyangwa se urusengero Imana yemera ni wowe ubwawe, ni mu mutima wawe. Nicyo cyatumye Yesu Kristo abwira intumwa ze ati nushaka gusenga uzajya hiherereye upfukame usenga Imana yawe, uyibwire ibyo ushaka kuyibwira, kandi utigaragaza, utishyira hejuru ngo ugaragarize abantu ko uri umuntu usenga cyane. Reka nkubwire ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi Imana iguhaye amahirwe yo gukomeza kubamo kugira ngo ukosore ubuzima wabayemo muri iyi si. Ubuzima urimo muri iyi si ubukosore, ubashe kugendera mu nzira Imana yishimira. Rokora ubugingo bwawe, unyumvishe muri kano kanya wowe nteze amatwi, rokora ubugingo bwawe ugerageze kugendera mu nzira Imana igenda ikwereka. Ntabwo Imana ari injiji iyo yavuze ngo mufate amategeko 10 mujye muyubahiriza kandi muyagendereho. Ntabwo yari iyobewe ko ibyo bintu ari ibintu bishobora kutugiraho ingaruka. Yabiduhaye kugira ngo iturinde kandi tuyoborwe iyo nzira. Nicyo cyatumye Yesu Kristo ubwo yari ari mu isi, abantu benshi bagenda bibwira yuko ngo yaje gukuraho ayo mategeko, ariko Yesu ubwe yumvikanye mu ijambo avuga ngo ntago naje gukuraho amategeko, ngo ahubwo naje kuyakomeza. Yesu rero yaje gukomeza amategeko, ahubwo we noneho aguha imbaraga z'umwuka wera. Ni ariko iyo ubyemeye aguha imbaraga z'umwuka wera kugira ngo umwuka wera ajya kwibutsa, kugira ngo ajya kubwira ni nubu ugiye gukora ikintu kidashimwa n'Imana, umutima umwuka wera komange ku mutima wakubwira ngo iki kintu ntago ari cyiza ugiye gukora. Hariho abantu rero muri kino gihe babayeho rwose bitwa abakristo cyangwa se bitwa abantu basenga, ariko ugasanga nta mutima bakomanga igihe bagiye gukora icyaha bagira. Reka nkubwira ngo icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko uri mu marembera cyangwa se wamaze kuba mu biganza bya Satani, uri ahantu Imana idashobora kuba yagutabara. Rero ni wowe wenyine ushobora gufata umugambi n'umwanzuro ukavuga ati Imana mu mwuka wera muri njyewe ajye ambashisha kwirinda icyaha, ajye ambashisha kwirinda ikibi kugira ngo utazarimbuka. Reka nkubwire ngo niba utubaha Imana muri buno buzima ngo ugendere mu nzira Imana yishimira, kurimbuka ko uzarimbuka. Ariko niwubaha Imana ndetse ugakomeza kugendera mu nzira ze, ndakubwiza ukuri yuko Imana izakugira neza kandi ikagutabara bidatinze. Imana izakurengera kandi ikugirire neza muri byose. Hari intambara turwana muri iyi si abantu utabasha kureba, ariko reka nkubwire ngo nubwo utabasha kubibona, Imana nakubwira yuko yakurengeye kandi ikakurinda, ikakugirira neza muri byinshi bigiye bitandukanye cyane. Imana y'amahoro nikomeze iguhe wowe uduteze amatwi, kandi iguha imbaraga za mwuka wera kugira ngo zigushoboze kugendera mu nzira ya Kristo, nk'uko Yesu Kristo avuga ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo. Gendera muri Yesu, ukora ibyo nawe yakora, uvuga ibyo nawe yavuga, utekereza ibyo yatekereza, wirinde intekerezo mbi, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda, umubabarire igihe cyose akugiriye nabi, kugira ngo wigirire neza ubwami bw'ijuru uzabwinjiremo nta nkomyi. Urakoze rero, gira amahoro y'Imana kandi ukomeze ubane natwe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo nigishije nizeye, kandi ni wowe wantumye nkomereza kugira ngo mbwire abantu ijambo rye ry'ukuri. Mwami Imana, urebe uno muntu uri hano hantu uteze amatwi ijambo ryawe, umuha imbaraga, umuha urukundo rwo gukunda ino channel, kandi akore subscribe kugira akomeze abane natwe komeze duhumekeremo umwuka, kandi ijambo ryawe rikomeze riri muri twe umunsi ku wundi, duhugurane kugira ngo uduhe imbaraga zo kuzinjira mu bwami bwawe. Mu izina ryawe rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Amahoro y'Imana nabane namwe.